Hey, 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 ndabasuje cyane inshuti bakunzi banjye umuherere hose. Uyu ni Papa Dani, ikiganiro ni Think Wise. Think Wise. Ushobora kuba rero uherereye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Afrika, Burayi ndetse Amerika ndetse na Aziya. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana ndetse n'umugisha uturuka ku Mana. Iyi segment rero ya Think Wise ni segment twatekereje ubwo twari turi mu gitaramo i Gahanga, twari twitabiriye event. Iyo event yabayemo ibiganiro bigiye bitandukanye, twagiye tuganira ku buzima busanzwe buri social life cyangwa se ndetse n'ubuzima bw'umuryango. Ubwo rero twabajijwe ibibazo byinshi, twatanze ubuhamya, harimo amakouple yarashingiwe vuba. Murabona ko ndi umugabo, ni Papa Dani. Twari dufite amakouple yarashingiwe vuba ndetse dutanga ubuhamya bugiye butandukanye, ariko story yanjye n'umufasha wanjye yaje kuba story yakoze abantu benshi ku mutima. Story yacu rero ni story ikubiyemo ubuhamya burebure cyane, abari bahari barabyumvishe ubuhamya. Imana yagiye ikora ibitangaza mu buzima bwacu bigiye butandukanye. Ni amateka maremare, amateka yamaze imyaka igera kuri 16. Numva ko ni amateka atoroshye, n'urugendo kuva ku mwaka wa mbere ukagera ku mwaka wa 16, amateka y'urukundo, tugashakana nyuma y'imyaka 16. Rero twatanze stories zikomeye, kandi izo stories zatumye duhabwa umwanya ko dushobora gutanga inama. Inkuru yacu yatumye iduhereza ubushobozi ko dushobora gutanga inama ku ngo zimwe bitewe n'uburyo wabanye n'umugabo wawe, bitewe n'uburyo wabanye n'umugore wawe, ariko tugatanga n'inama ku rubyiruko, ku batararushinga cyangwa se ku bashaka kurushinga. Ubwo rero ngaha rwose uhawe ikaze kuri ino channel yacu. Ni Think Wise, ikiganiro ni Think Wise, ariko dukorera ku mashani atandukanye agiye atandukanye, kuko n'ubundi nka Papa Dani muri ibiganiro bigiye bitandukanye kameme. So ndakuraritse rero kugira ngo utazacikwa. Ushobora kuba ushaka kumenya ni gute nakubaka urugo rwiza, ni gute nagira umuryango mwiza, ni iki nakora kugira ngo imibereho yanjye mu rugo. Ni inama ku rugo. Iyo tuvuze urugo wumva, cyangwa iyo tuvuze umuryango ni inama ku muryango. Iyo tuvuze umuryango habumvikana umugore ndetse n'umugabo n'umwana. Ubwo rero izo nizo nama dushobora gutanga bijyanye nk'uko natwe tuba mu bindi bice by'ubujyanama bwimbitse. Rero natwe nk'umuryango ukiri mutoya kandi twagira ubuntu ndetse tukagira amahirwe kuba dushobora gutanga inama zigiye zitandukanye. Turakuraritse aho waba uri hose, flow as ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikiganiro Think Wise ushobora kugihereza umuntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kugutekura. Rero murarikiye gukurikira no segment yacu ya mbere y'uyu munsi. Iyi segment rero kuri iki kiganiro cyacu cya mbere cy'uyu munsi tugiye kubahereza, turi muri iyo event harimo abantu bagize ibibazo babaza. Habayeho umwanya wo gutanga story, ndetse habaho n'umwanya wo gutanga umwanya kugira ngo babaze ibibazo. Muri ibyo bibazo rero harimo ibibazo ibi bikurikira bambajije, ariko ngiye kuvuga ikibazo kimwe. Umuntu aranyandikira arambaza ati Papa Dani, iki kiganiro cyitwa Think Wise, ubyumve. Think Wise ku batabizi, ku batumva icyongereza, ni nko kuvuga gutekereza neza, gutekereza biri positive, gutekereza bitandukanye, gutekereza nyine kugira imitekerereze mizima. Think Wise, kuba ufite imitekerereze mizima. Umuntu ufite imitekerereze mizima rero arangwa no gushyira mu gaciro, arangwa no gushishoza, arangwa no kudahubuka. Ibyo ni ibintu bitatu biranga umuntu ushyira mu gaciro. So ese wowe waba ushyira mu gaciro, cyangwa se wowe urangwa no kudahubuka? Ese are you thinking wise?
uri gutekereza kugira ngo birumvikana rero noneho rero ubwo uwo muntu tumaze kuvayo yaranyandikira ngo Papa Dani nakunze story yanyu, I really appreciate kuba nahuye namwe, ni ukuri nakunze story yanyu. Mbaza rero ngo byagenze bite, ngo yambajije iki, nabizi neza ufite amatsiko y'icyo yagizwe y'icyo yambajije. Ambwira ati nakunze story yanyu ku rwego rw'uko nifuza ko nanjye mwangira inama. Iyo story rero ni iyihe? Kurikira igice cya kabiri. Iyi ni A, kurikira ikindi gice gikurikiye inyuma, kuko yari kubanza kubamenyesha ikiganiro ni gute cyitwa, ni he mugisanga Inventions, ko kurikira ikindi gice. Urakoze cyane. Think wise kugira ngo ubeho neza, think wise kugira ngo ubeho wishimye. Think wise.